Yesu nashimwe, Imana yacu ntabwo icyubahiro, dushimye Imana muri iki gitondo kiza cy'umugisha, twongeye kunezererwa Imana iduhaye ubuzima, iduhaye kubaho, iduhaye guhumeka, Imana irabikwiriye ntihabwe icyubahiro muri byose. Muri cya kiganiro cyacu Buri Gitondo Hamwe na Yesu, uyu munsi tugiye kuganira ku ntego ivuga ngo Imana yacu irashyira inzira imbere yawe, inzira aho zari zitari. Imana yacu irahashyira inzira, irarema inzira ku bwawe. Imana nishimwe cyane. Mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu byo tunyuramo bitandukanye, tugenda duhura n'ibintu byinshi, rimwe tubura ibisobanuro byabyo, ubundi tukabura n'ibiki biri kuba, ubundi tukabona nta nubwo dufite icyo twabivugaho. Akenshi bijya birenga imitekerereze ya muntu, ndetse na rimwe na rimwe ukibwira ko ibyo watekerezaga bitagikunze, kandi koko bishobora no kudakunda, ukabona ko birangiye rwose, ukaniheba, ushobora gucika intege, ushobora gutekereza ko Imana yakuretse, ukibwira ko Imana yakwanze, ukibwira ko Imana itakikwitayeho, ariko ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo byaba bimeze bityo. Akenshi umwana w'umuntu akunda gucibwa intege nuko ibyo areba atabifitiye igisubizo. Bibiliya yaravuze ngo iyo dutuye iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'Imana, kuko tuyoborwa n'ibyo tureba. Ibintu tureba ni byinshi kandi biratandukanye, bishobora gutuma ucika intege cyangwa se bigatuma wumva ko ibintu birangiye. Ibintu tureba akenshi bishobora gutuma wumva ko Imana itakigukunda cyangwa Imana itakikwitayeho, ariko muri urwo ruhurirane rw'ibibazo cyangwa muri urwo ruhurirane rw'ibintu, Imana yacu iracyariho, Imana irahari. Umuririmbyi yaririmbye ngo urupfu ntirwamuheranye, Kristo aracyahari, ibiganza bigaba amahoro, aracyakora. Ushobora gutekereza ko rero ibintu byanze, ariko reka nkubwire ngo n'Imana ishobora byose. Nubona yacecetse, ibiri mu kazi, ibiri gukora, ibifite ikirimo ikora mu buzima bwawe, kandi ukwiriye kubyumva kandi ukamenya neza yuko Imana idahumbya, idasinzira. Amaso y'Imana ari ku mukiranutsi, kandi amatwi yiwe y'Imana ari ku byo umukiranutsi asaba. Ni ukuvuga ngo buri gitondo, buri mugoroba, buri saa sita, ijisho ry'Imana riba rikuriho. Hanyuma kandi amatwi y'Imana akaba ategereje kumva ibyo umukiranutsi asaba, ibyo umuntu w'Imana asengera. Reka mbabwire ngo waba uryamye, waba ugenda, waba uhagaze, waba uri mu iduka ucuruza, waba uri mu muhanda, waba uri mu kazi kawe gatandukanye, waba utetse, ijisho ry'Imana rikuriho. Waba uri mu buriri wiyoroshe uryamye, ijisho ry'Imana rikuriho. Ijisho ry'Imana riri ku bakiranutsi, ariko kandi igitsure kiri ku banyabyaha. Hanyuma kandi ugutwi kw'Imana kuri kubataka cyangwa se ku gusenga kw'abakiranutsi. Reka rero nkubwire muri iki gitondo ngo ufite kontrole, uri munsi ya kontrole ikomeye cyane y'ijisho ry'Uwiteka, uri munsi y'Imana ishobora byose, kandi Imana iteye ubwoba ntinareba gusa, izanwa no gukora. Iyo hari impamvu zituma ikora, irakora. Ntabwo irebera gusa, ntabwo ireba ibintu bigenda. Ikindi, ntabwo iyi Mana bayibwira, ntabwo bayibwira amakuru yawe, kuko irayazi, irayirebera. Ntabwo ari ngombwa ko kuripotingira. Imana yacu, amaso yayo ahora ku mukiranutsi, kandi amatwi yayo agahora ku byo dusaba. Imana ishimwe. Iki gitondo rero narije kukubwira ngo Imana irashyira inzira aho zari zitari, irarema inzira nshya. Nk'uko umuyaga utamenya aho werekera n'aho uva, niko n'inzira z'Imana utamenya uko zingana. Reka turebe ijambo ry'Imana riri mu Kuva igice cya 14 umurongo wa 13. Haravuga ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Koko abanyegiputa mwabonye uyu munsi, mutazongera kubabona. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Imana ishimwe. Abisirayeli bageze imbere y'amazi, bageze imbere y'inyanja itukura, hirya no hino n'imisozi. Ndimo mbabwira ngo mu buzima bw'umuntu hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bimwe bimubana inyanja, ubundi bikamubana imisozi, ubundi bikamubana nk'abasirikare ba Farawo bamukurikiye. Bisanze rero bageze hagati y'ibibazo bigeze muri 4,
bisanze bari hagaze imbere y'inyanja, bisanga impande n'impande ari imisozi, ubwo ni ibibazo bitatu. Hanyuma baza kwisanga inyuma hari Farawo batuzi, bavuye muri Egiputa kandi bamubwiye ko Imana ibajyanye i Kanani cyangwa se gutamba ibitambo, bamubwiye ati tugiye gutamba ibitambo. Ariko noneho baza kwisanga bari hagati y'ikibazo. Iyo wisanze hagati y'ikibazo, reaction yawe imeriti cyangwa se umutima wawe ugera kure bingana iki cyangwa ugarukira hafi bingana iki iyo wisanze imbere y'ikibazo, wisanze ibintu byanze, uko watekerezaga ibintu atari ko bimeze, uko wibwiraga ibintu atari ko biri bugende. Gahunda zawe iyo wisanze zanze. Bahagurutse bihuta cyane, basize abanyegiputa bakeneye kwambuka, ariko bageze imbere y'inyanja itukura bisanze mu bibazo byinshi bibagose. Bisanze imbere y'inyanja, bisanze impande ari imisozi, bisanze inyuma ari Farawo. Rero ngo batakira Uwiteka, babwira Mose, dore Farawo yadukurikiye. Mose agiye kubwira Imana avuga ati Mose, ni iki gitumye ntakira? Mu yandi magambo, nakubwiye ko ndi Uwiteka, nkubwira ko ndiho, nkubwira ko ndi Imana. Mu yandi magambo imubwira ko ari Imana ishobora byose. Ni iki gitumye ntakira? Yikuvana muri Egiputa Mose ni inyembaraga. Niko Balamu yavuze. Balamu yaravuze ngo ibavanye muri Egiputa ifite amaboko nk'ay'imbogo, izabageza i Kanani amahoro. Imana ishimwe kandi Yesu ahabwa icyubahiro. Imana ibwira Mose, iramubwira ati bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Inshuti yanjye, komeza ugende. Muvandi, komeza ugende. Nimba byanze uyu munsi, komeza ugende. Komeza ubaye Imana, komeza usenga Imana, komeza winginga Imana, komeza ube mu ruhande rwa Data. Nimba intambara zakubanye nyinshi, komeza ushyire ivi hasi. Warishyiraga hafi rimwe, ongeraho gira gatatu. Warishyiraga hasi gatatu, gira gatanu. Komeza imbere, komeza imbere, komeza imbere, kuko ikimenyetso cyo kudatinya kwacu ni ugutsindwa k'umwanzi wacu. Imana ishimwe cyane. Witinye inyanja itukura, komeza ugende, komeza ugende, komeza uririmbe, komeza usenge, komeza ukore umurimo w'Imana, komeza ube mu ruhande rw'Uwiteka, komeza winginga Imana. Imana irabizi izi ikizakora. Hanyuma Mose, Imana yamubwira ati bwira Abisirayeli bakomeza bagende. Mose agarukana over confidence, agaruka afite ibyiringiro bidakoze isoni. Aravuga ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa. Uyu munsi muri iki gitondo ndagira ngo ubwire ngo witinya, nongere mbigusubiremo ngo witinya. Satani ntagutera ubwoba, ntakubwire ngo birarangiye, ntakubwire ngo biracitse, mubwire ngo ntibirangiye, mubwire ngo ntago bicitse, mubwire ngo n'ubundi bizakomeza bibaho. Ndambaye atari uko wabishaka, n'ubundi wari uzi ko ntiwashakaga ko nambara. Ayo ni amagambo ubwira abadayimoni bakuzonze. Niyo arakubwira ati nzahakwicisha, azamubwira ati n'ubushize nariye utabishaka, n'ubu nzongera ndya utabishaka. Nakubwira ati nzakwambika ubusa, uzamubwira ati n'ubushize nambaye utabishaka, n'ubu nzongera nambara utabishaka. Nakubwira ati abantu bose bazakwanga, uzamubwira ati niyo banyanga, Kristo Yesu arankunda, nzi ko mwameza nkunda, ndaha amahoro naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. So mubwire kuko Abisirayeli Mose yarabwira ati abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kubabona ukundi, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Imana ishimwe cyane. Mwebwe mutegereze Uwiteka Imana. Satani naguhagarika umutima, uzambwira ngo nta mpamvu yo guhagarika umutima. Imana yacu ifite ubutwari, ifite ubushobozi, ifite gutabara, ifite gukiza. Haleluya. Satani nakubwira ati ndabona n'umwaka utazawugeza, uzambwira ati sinzapfa nzarama, kandi niyo napfa wowe ntabwo ari wowe waba utanze urupfu rwanjye. Data yabashimye kunshyira mu gituza cye. Rero Mose abwira abantu avuga ati mwitinya muvandimwe, nanjye ngusubiriremo ngo don't worry, ntugire ubwoba, ntutinye. Iyi Mana twizeye ni inyembaraga. Ese ni iki gitumye uhagarika umutima? Ni iki gitumye utinya? Ni iki gitumye wiheba? Ni ibibazo biri kumereye nabi? Ni business yawe yahombiye? Ni umushahara wawe utarimo ugira icyo ukemura mu rugo? Ese ni crisis y'ubuzima? Cyangwa se ni ubushomeri? Cyangwa se wabuze minerivare z'abana? Cyangwa se bakwanze, umuryango wagutaye? Umugabo ntimukiri kuvuga rumwe, umugore ntimukiri kuvuga rumwe, ibintu byahinduye isura, ibintu byataye umurongo. Ese koko mu itorero ibintu byanze? Ni igiki gitumye uhagarika umutima? Ni iyihe misozi kuri impande? Ni iyihe nyanja kuri imbere? Ni izihe ngabo za Farawo zikuri inyuma? Bibiliya iratubwira uyu munsi muri iki gitondo, irakubwira ngo witinya.
amen. Witinya ibibazo by'ubukene, witinya ibibazo biri kukuba, witinya bari kukuvuga, witinya ibiri kukurwanya, witinya ibiri kugutera ubwoba, witinya ibiri kuguhagarika umutima. Wowe witinya umurimo wanze, witinya nubona ibyo baguhaye gukora bitarimo bigenda, witinya ubushomeri bwawe, witinya. Haleluya. Wowe ihagararire gusa, wihagararira gusa utumbira Imana, ngo uraza kubona agakiza Imana iri bikuzanira. Abanyegiputa wabonye uno munsi, reka nkubwire ngo abanyegiputa wari usanzwe umaranye iminsi, abanyegiputa wari ubonye uno munsi, abanyegiputa wabonye, abanyegiputa bakuzonze, abanyegiputa bakuzengereje, abanyegiputa baba bakuvuga, abanyegiputa baba bagutera ubwoba, abanyegiputa baba bakurwanya, abanyegiputa bakubera ubukene, abanyegiputa bakubera ubuzima bushaririye, abanyegiputa wari umaranye iminsi. Iki gitondo ndagutangarije ngo ntabwo uzongera kubabona mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, kuko dufite Imana ishobora byose. Umunyegiputa wari umaranye igihe ntabwo uzongera kumubona mu izina rya Yesu. Nguhanuriye nyuze mu ijambo, abanyegiputa wari umaranye iminsi, genda wizere, ntabwo uzongera kubabona. Gusa komeza ugende, kuko abanyegiputa utazongera kubabona. Bibiliya yambwiye ngo Uwiteka ari bukurwanirire, nawe wicecekere. Rero twavugaga ko Imana igiye kurema inzira. Aha niho Imana yaremye inzira, ihita inyuza amazi, inzira mu mazi. Uwiteka ari bukurwanirire, nawe wicecekere. Ntabwo uzi inzira ari bunyuremo, bimeze nk'umuyaga ntuzi aho uturuka, ariko Imana iri bukurwanirire, Imana iri bukugaburire, Imana iri bukwambika, Imana iri bugutunge, Imana iri buguhesha umugisha, Imana iri bugukure ibyo byaha byakunaniye kuvaho, Imana iri bukumara umubabaro, Imana iri bukumara agahinda, Imana iri bukugirire neza, Imana iri butume ubuzima bwawe bugenda neza, Imana iraza kukurwanirira. Wowe icecekere, Imana iraza gutuma urugo rwawe rumuvinga, Imana iraza gutuma bizinesi yawe igenda neza, Imana iraza gutuma ubuzima bwawe bugenda. Reka mbabwire, ibi bisaba kwizera Imana, bisaba kugendera imbere y'Imana, bisaba gukorana n'Imana. Ntabwo ibi ngibi biratira amashuri menshi wize, ntabwo biratira amafaranga menshi, nta nubwo biratira ubukene bwawe, nta nubwo bigira uti inyanja itukura nta kintu na kimwe wayiratira. Inyanja itukura ikurwaho n'Imana gusa, niyo yonyine iturwanira twicecekeye. Iyi si dutuye ifite ibintu byinshi nabibabwiye kandi bitandukanye. Rero umuntu aguhaye ikibazo cy'undi ntiwakifuza kugitwara. Ushobora kubona umuntu agenda ukavuga turiya Imana yamugiriye neza, Imana yamuhaye umugisha. Urebye ibifatika ku mugani w'ijambo, tuba dutuye kure y'Uwiteka kuko tureba ibigaragara. Ukareba ibigaragara ukabona birafatika, ariko ugasanga akeneye Imana, ugasanga afite inyanja nini cyane iri imbere ye, ikeneye ko ari burwanirirwe n'Uwiteka we yicecekeye. Muri iki gitondo rero Uwiteka Imana ari bukurwanirire, wowe wicecekere. Imana irashyira inzira mu mazi, Imana irashyira inzira mu kidaturwa, Imana iraza gutobora amazi mu butayu. Reka nkubwire ngo wowe ihagararire gusa, urebe agakiza Uwiteka ari bukuzanire. Muri Yesaya 55 dusoza umurongo wa 8 haravuga ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka Imana ivuga. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo mwibwira bisumba ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Ntago nje kuguha amakuru y'aho Yesu ari bunyure, kuko inzira zawe ntaho zihuriye n'isi. Ntabwo nje kukubwira nimba Yesu aje gukemura ikibazo nk'uko ugitekereza, kuko ibyo wibwira ntaho bihuriye n'ibyo yibwira. Rero wowe ihagararire gusa, Uwiteka ari bukwereke agakiza ke. Uyu munsi akugirire neza, uyu munsi uhure n'Imana yo mu ijuru, uyu munsi Data anyure inzira zirenga 1000 agutabare, uyu munsi muri za nzira ze zitandukanye n'izawe agira icyarema. Uyu munsi nk'uko ijuru ryitaruye isi, imigambi yawe ikaba yitaruye y'Imana, reka akoreshe imigambi ye akurengere. Imana rero ni Imana ishobora byose, ni Imana yo kwiringirwa. Reka mbabwire ngo Imana igiye gushyiraho inzira aho inzira itari iri, kandi ugubwe neza, uhaye uronke, ugira umugisha w'Uwiteka. Uyu munsi Imana ikuremere ishimwe, ikuremere igituma ukomeza guhimbaza Imana. Shalom shalom.